Mwiriwe neza, mwaramutse abari hirya no hino, abari imahanga, abari mu Rwanda, abari diaspora, muri amahoro. Mbanje kubaha ikaze kuri KGD TV Rwanda. Iyi ni channel izajya ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda ku ibiha ni ibitekerezo byanjye bwite nka Jean d'Amour. Niyo mpamvu rero nsaba buri umwe wese kugira ngo nazajya yumva ibitekerezo natanze ajya atanga inyunganizi. Hari uburyo bwo gukora subscribe, comment, share, ndetse n'uburyo bwo kumfasha kugira ngo ibikoresho ndacyari mushyashya kuri iyi mihanda nk'uko babandi babivuga. So rero uyu munsi nje kugira ngo tuganire ku ngingo ijyanye n'imiturire mu Rwanda. Tuyiganireho. Tumaze iminsi tubona cyane cyane mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hari icyo twita ngo akajagari. Dushaka kubanza kubaza abadukurikiye ndetse n'undi wari wese waba uzi ijambo akajagari bisobanura iki, kugira ngo nituza kuganira tuze guhuza ibitekerezo. So ku ruhande rwanjye iyo numvise akajagari mba numva ari abantu bubatse ariko badakurikije igishushanyo mbonera cy'ahantu runaka. Tukibaza ariko uduce twose two mu gihugu dufite igishushanyo mbonera? Ese abaturage bari muri icyo gice cyangwa se muri ako gace bafite ubushobozi bwo kubaka inzu zagenewe aho hantu? Ibyo rero nibyo nabanza nkibaza mbere yuko tuvuga ngo akajagari ni iki, kuko ushobora gusanga ahantu bahashyize igishushanyo mbonera ariko gifite amazu cyangwa se ibikorwa remezo bihenze ku buryo umuturage ufite ubushobozi buke adashobora kuba yabikora. Hano sinzi niba ubuyobozi mbere yuko bukora igishushanyo mbonera cy'ahantu runaka babanza kureba abahatuye, ese ubushobozi bwabo bafite iki, bafite ubuhe bushobozi, bafite aya mafaranga, bafite mbese ni muri ubwo buryo. So uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'imiturire mu Rwanda. Tumaze iminsi tubona hirya no hino mu mujyi wa Kigali basenya, bagasanga inzu y'umuturage, inzu ikarinda ubwo yuzura, inzu ikuzura ukazajya kubona ukabona hari abayobozi runaka baraje baturutse ku nzego z'ibanze, ku rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge, akarere, rimwe na rimwe n'intara bikabyinjiramo umujyi wa Kigali. Ugasanga umuturage asenyewe inzu, ahubwo tukabanza tukibaza ngo ese iyo nzu ijya ku rugero rwo kuzura umuyobozi yarebaga hehe? Ese aho ikigo gishinzwe imyubakire mu Rwanda cyangwa se iby'ubutaka aho nticyashakisha ubundi buryo ki umuturage niba ari icyangombwa cyo kubaka bazajya bagitanga mu buryo ki buri soft, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kugira ngo birinde imitangire mibi ya serivisi mu nzego z'ibanze, cyane cyane ko izi nzego z'ibanze nazo zikemangwa mu mitangire ya serivisi. So ni nayo mpamvu rero uyu munsi turaza kwibaza bimwe mu bibazo byinshi, twibaza ese ubundi iyo bagiye gusenyera umuturage bagendera kuki? Ese ubuyobozi bujya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gusenyera umuturage inzu bagendeye kuki? Bifuza iki? Ni muri urwo rwego rero ngiye ku ruhande rwanjye nakabaye numva umuntu runaka kuza gusenya inzu. By'ukuri kubaka inzu ni ibintu bigoye, rimwe na rimwe abantu bakodesha tubona inzu ziri aho ngaho ariko tutazi ngo inzu kugira ngo igere ku rwego rwo gusakara imbaraga byatwaye umuturage kugira ngo ayuzuze, ariko ubuyobozi bukaza bukabyirengagiza bukayisenya. So uyu munsi twakibaza ngo ese mu Rwanda haba hari itegeko rigenga ibintu bijyanye n'imyubakire, cyangwa se kujya gusenyera umuturage biraza kugendera kuki? Ese ingaruka zo gusenyera umuturage ni izihe? Ibyo byose turaza kubirebaho rero. Ni nayo mpamvu mbasaba kuza gukurikira. Iyo tugiye kugendera ngo ubundi bakabaye bajya gusenyera umuturage bagendeye ku bintu njye nakita ko ari nka bitatu. Icya mbere, bashobora gusenyera umuturage ku bw'inyungu rusange.
nk'ahantu runaka bagiye kuhakora umuhanda, bagiye kuhashyira ikibuga cy'indege, bagiye kuhashyira mbese ibikorwa remezo muri rusange bishobora kuba bya stade, ubusitani, ariko nabwo ntemera neza kuko ubusitani buriya iriya pasiparumu niba muteyemo amaronji umuntu akazajya ahaca akagenda akanaguraho akarya, numva byaba byiza. So ni muri uru rwego rero, ubwo ni uburyo bumwe. Ubwa kabiri, igishobora gutera abantu gusenyera abantu, numva ari mu buryo ki bwo kugaragaza imbaraga z'umurengera z'ubuyobozi kugira ngo gutinywa k'ubuyobozi, kugira ngo umuturage nabone umuyobozi hariya runaka yumva habutse rwose amwubahe. Ibyo nabyo birahari. Uburyo bwa gatatu bushobora gutuma inzu cyangwa se ibikorwa remezo by'umuturage bisenywa cyangwa se byangizwa, ni umuturage we ku giti cye akavuga ati ngewe ahantu ndumva ntacyashaka, ndashaka kujya ahandi, ariko icyo gihe ntabwo aba asenywe, ahubwo we aba yisenyeye cyangwa se aba yimutse. So ni muri ubwo buryo rero nibaza ngo ese itegeko byaba byiza ribaye clear kugira ngo ubuyobozi bumenye ngo ibi bintu bikorwa gute. So duherutse kubona rero nk'iyi video muri kureba, mu mujyi wa Kigali abantu baragenda bakiteka, ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bw'umujyi, bakagenda bagasenyera umuturage, ari naho haturutse uyu muri kureba muri video wakubiswe. Ngiye ku ruhande rwanjye ntago ari byiza kuba waza by'ukuri ngo uvuge ngo inzu y'umuturage ugiye kuyifata uyisenye kubw'uko ngo ni igishushanyo mbonera. Ese ubundi amanegeka muri Kigali ni iki? Buriya urebye kiriya kibaya cya Nyabugogo, iriya Nyabugogo yose wavuga ko ari mu kibaya, siko bimeze se? Icyo twita amanegeka mu mujyi wa Kigali ni iki? Inzu ese tuvuge mu biro by'umurenge byose aho byubatse muri iki gihugu, byubatse ahantu ku musozi? Ese byubatse ahantu hari flat? Oya, Nyabugogo ntabwo buriya ntabwo ari ikibaya. Abantu mukunda kugera muri Nyabugogo mutubwire, iriya Nyabugogo ntabwo iri ahantu gare, igikorwa remezo nka gare ni gute kiza hariya Gasyata hirya yaho, ku Gisozi n'ahandi tujya tubona abantu basenyera abantu. Ibi rero nibyo tuje kuganiraho uyu munsi. Ku ruhande rwanjye, ubuyobozi mbere yuko bufata itegeko bukavuga ngo tugiye gusenyera umuturage, numva ku ruhande rwanjye mwakabaye mwifata mukagera mukaganiriza abaturage, mukabumvisha impamvu yo kwimuka, utabishaka mukamuganiriza kugeza igihe abyumvise. Ariko kuvuga ngo itegeko, mu minsi ishize havuzwe ibintu bya Busanza, kwimuka kw'abaturage bava mu nce zigiye zitandukanye za Gisozi bajya za Busanza Kicukiro. Abaturage n'uyu munsi barataka inzara, bavuga uti inzara iratwishe. Nyamara umuturage wari utuye aho yari atuye yarabashaga kwibonera ako karaka, akavuga uti nkodesha inzu y'ibihumbi 5, ariko ndakorera ku munsi 1000, bivuga ngo nibura iminsi 5 yanyishyurira inzu, indi minsi 25 y'ukwezi izangaburira. Icyo gihe umuturage nibwo ashobora kumva agaciro k'ahantu agiye kuba. Ese gusenyera umuntu bihindura iki mu buzima bw'usenyerwa? Ese iyo mugiye gusenyera umuturage murabanza mukareba uwe ku giti cye, akabanza kumva mukamwumvisha impamvu agiye gusenyerwa, cyangwa no kugenda gusa kugira ngo mutinywe nk'ubuyobozi? Ku ruhande rwanjye numva mwakabaye mugenda mukaganira n'ugiye gusenyerwa, mukamwereka niba ari hafi ya ruhurura, ukamwereka ukamubwira ati ese iyi ruhurura ejo muri hano hepfo yawe hagiye umuntu cyangwa se ihene ye yaragiye cyangwa se iki, wowe urabitekereza iki? Mukabanza mukumva abaturage. Ikindi, buryo mwifashe mugasenyera kandi gisekeje ni bano bayobozi bano b'inzego z'ibanze. Abayobozi ngiye mbona rimwe na rimwe bashobora kuba bavangira nyakubahwa perezida wa Repubulika, kuko ibi ngiye mbifata nko kwangisha ubuyobozi abaturage. Iyo uje ukifata ugasenyera umuntu
ukahashyira kaburimbo ndabyumva, ariko ntuyobore amazi, yavana amazi mu muhanda ayajyana aho yabugenewe, ugafata aya mazi ukayobora mu baturage. Ese urumva umuturage wa hano azatekereza avuga ati iyi kaburimbo ifite umumaro, cyangwa azahita avuga ati ubuyobozi buriho buyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika? Bivuga ngo hari abayobozi hano hanze bo mu nzego z'ibanze bangisha abayobozi, bangisha abaturage ubuyobozi buriho. Ntabwo ari imirenge yose, ntabwo ari uturere twose, ariko hari abayobozi mu bice bigiye bitandukanye bagenda bangisha ubuyobozi abaturage. Ugasanga by'ukuri ubundi byakaba byiza unasenyera umuntu ufite aho umwerekeza. Vuga utugiye kwimuka aha, turagusenyera aha, turagutuza aha. Ibyo kubeshya abaturage mubabwira ngo murabakodeshereza ngo amezi 3 ntabwo ntibikorwe, kuko ni kenshi tujya twumva amakuru hirya no hino bavuga ngo njyewe narimuwe nemerwa ko ubuyobozi bugomba kunyishyurira, ariko ugasanga ntibigeze bishyura. Bivuga ngo rero icyo tuvuga hano ni ngo umuturage mbere yuko umwimura wateguye aho kumujyana, wateguye aho uri bumushyire. Ese nk'umuntu wakodeshaga, nimba urugero hano aho ntuye mbona inzu y'ibihumbi 15, wenda byegereye n'akazi nkore, sibyo? Uranyimuye, icyo gihe ntubanje kureba depense ya transport izangeza ku kazi kanjye, nturebye inzu aho ngiye kujya ese ndabaho nte, nturebye babana bagiye gutakaza amashuri, nturebye hari ikintu cyitwa cooperation. Nimba umwana yaramenyereye mugenzi we biganaga, ugahita ugasenyera iwabo, bikaba ngombwa ko yimuka. Ese iyo collaboration, socialization turi gushaka, gufashanya bizaturuka mu gihe umuntu abaye ahantu kwezi kumwe uramusenyeye agiye ahandi, uramusenyeye agiye ahandi, uramusenyeye. Icyo gihe hari ibintu biba bigenda byangirika mu myumvire ya muntu, ari naho hatari guturuka ibintu usanga ibibazo byarabanye byinshi abantu, ugasanga abantu bafashe umwanzuro wo gukora iki, wo kwiyahura. Ni muri urwego rero ngiye ku ruhande rwanjye ndasaba ko mbere yuko ubuyobozi bufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gusenyera umuturage inzu yubatse mu buryo butemewe, ubuyobozi mubanze mwirebe muvuga ati iyi nzu yubatswe irinda igeze aha, twaye turi hehe? Ese nta makosa yacu twega nk'ubuyobozi? Niba inzu igiye gusenywa kubera inyungu rusange, tekereza uvuga ati ese ko tugiye kuba mukura izo nyungu rusange umuturage azazungukiramo iki? Iyo stade ugiye kuhubaka umuturage ngewe utabasha no kubona, ntabasha gukorera umubyizi wa 500, nzungukira iki kuri ya stade? Hano mu Rwanda abantu turasora imisoro, ariko se kumbwira ngo wubatse kaburimbo nziza ni byiza, wubatse amazu meza ni byiza, ariko hari umuturage uri kwicwa n'inzara hirya hariya. So ni muri urwego rero mvuga uti nibura ngiye sinanze ko basenya, ahubwo babanze batekereza ngo uyu muturage tugiye gusenyera turamushyira he, we n'urubyaro rwe, ese nyuma y'ubu buzima bwo gusenyerwa azabyakira ate, kugira ngo turwanye cya kintu cyo ngo umuntu yaremerewe n'ibibazo ageze ubwo yiyahura. Ikindi ku ruhande rwanjye ni iki gishobora gutuma umuntu usenyera abaturage? Inzego z'ibanze haravugwamo ruswa. Umuturage agiye kubaka inzu, hanyuma nyuma yo kubaka inzu hari amafaranga ku mudugudu bari bumusabe, hari amafaranga ku kagari bari buze kumusaba, hari amafaranga umurenge uri buze kumusaba, ariko ayo mafaranga adafitiwe gitansi, ruswa. Hanyuma umuturage yaba atayafite, ugasanga araje asenyewe kubw'impamvu za ruswa. Ibyo nabyo ni ukwibaza, muraza kwihangana, ashobora kuba harimo akabazo ka tekinike, ariko ni muri ubu buryo. Ikindi, kwangaza abaturage. Ikintu gishobora gutuma usenyera umuturage harimo no kumwangaza, ukabona umugabo n'umugore babaye mayibobo, ariko bagizwe mayibobo n'ubuyobozi budakorera abaturage, ahubwo ubuyobozi bukorera inda zabo. Umuturage uragiye uramusenyeye, ntutekereje uvuga uti uyu muturage ngiye gusenyera afite ubuhe bushobozi bwo kuba yakipfundapfunda kongera kubona inzu ahandi hantu runaka uri kumwohereza. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ikindi ushobora gutekereza ukavuga uti ese
ikindi gishobora gutuma umuntu asenyera ubuyobozi busenyera umuturage ni imihigo idasobanutse. Umuyobozi w'umurenge, umuyobozi w'akagari agenda agahiga ngo nyuma y'umwaka ngo nzakora. Umuntu agakora ku gitutu yishyizeho, ariko akajya gushyira n'abandi ku gitutu. Uri kumva? Utabanje kureba ngo ubushobozi bw'abaturage ntunze mu mudugudu wanjye ni ubuhe, ubushobozi bw'umuturage mfite mu mudugudu wanjye, mu isibo iwanjye ni ubuhe butuma ashobora kugenda nkasenya inzu. Ariko ngo kubera ko ni imihigo, turasaba ubuyobozi, nimba ugiye guhiga imihigo, banza uzuganiza abaturage bawe, nurangiza kubaganiriza ujye guhiga ugendeye ku bitekerezo byabo uyobora. Apana wowe nk'umuyobozi kuvuga ngo ndagiye ngo nyuma y'imyaka 3 ngo nzubaka convention center mu kagari kanjye, kandi nta n'umuhanda wa kaburimbo wigeze uhagera. Ngo umuturage ngazaza ngo agomba kuba ngo 100% baratanze mituweli, kandi harimo abakene. Ibi byose ni zino mpamvu z'imihigo zidasobanutse. Imihigo idasobanutse, abayobozi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuyobozi naza kuguhigira imbere, banza umubaze ngo waganiriye n'abaturage ku rwego uvuga ngo nyuma y'iki gihe tuzakora ibi, tuzagera kuri ibi. Ibyo ni impamvu zigiye zitandukanye. Twavuze impamvu zo kwangaza abaturage, hari impamvu zo kwangisha ubuyobozi abaturage. Hari ubuyobozi hano mu nzego zibanze buri gushaka kwangisha ubuyobozi abaturage, agakora ibintu yumva ashaka kwigira ndigabo, ashaka kwigira umuntu w'umugabo cyane, ariko ukibaza ngo ese aho ko tutari gutekereza imbere y'ahazaza, ese wowe wa muyobozi we uramutse wubatse inzu ikaza igasenywa wari uyirimo, umugore wawe n'abana bawe bakazajya bakureba mu maso mwangara, wakumva ufite irihe shema? Niyo mpamvu mvuga uti mbere yuko musenyera abaturage, byaba byiza mubanje mukaganiriza abaturage, mukanamenya ubushobozi bw'abaturage. Nimba ugiye kumusenyera, banza umwereke aho agomba gukora iki, kwimukira. Turi kumvikana? By'ukuri usenyera umuntu w'umuturage ufite aho umujyana, icyo nicyo kibazo twakabaye twibaza. kandi ubuyobozi, umuntu ufite icyo gisubizo, apana kwimura abantu kubw'inyungu rusange, ariko ugasanga inyungu rusange ni y'umuntu umwe. Urumva? Ugiye kubaka, urugero tugiye kwimura abantu batuye ahangaha, ariko ngo umuyobozi kanaka ngo niwe wahaguze ngo agiye kwashyira ifamu. Iyo famu ifitiye abaturage akahe kamaro? Icyambere, najya gutanga akazi arahera kuri bene wabo, najya gutanga veterineri ni umunyamuryango, ni mwene wabo, wahira ni mwene wabo, ugira ute ni mwene wabo. Ubwo bibaye igikorwa rusange gute kaje akimura abaturage ngo agiye kubaka uruganda rw'amata? Izo ni ingero ndi kugenda ntanga. Ugasanga aba engineer ni bene wabo ba nyiri uruganda, abagemura amata ni bene wabo, abagira gute. Noneho reka tuvuge ngo ni inyungu rusange, umuturage akaza litiro umwaka bahemo muteza imbere, mukahita mumuhera ngo litiro ngo ni 100 cyangwa se 200 cyangwa se 500. Ukibaza ayo 500 ku muturage w'iki gihe, ubuzima musigaye mubona bukomeye, aragenda yakoze iki? Niba ikiro cy'ubugari i Kigali kigeze ku mafaranga 200, isukari yarazamutse, umuti w'isabune warazamutse, wari ukamwongeraho stress zo kuvuga ngo uramusenyera. Bayobozi, mwumva mutari gushaka utwangisha ubuyobozi twitoreye. Mu mwaka utaha turashaka kwitorera umuyobozi, ariko turebe ngo uyu munsi ibikorwa muri gukora biri kuduha imbaraga zo kuzakora igikorwa nyirizina. Mwitwangisha ubuyobozi, mwitwangisha igihugu twabyariwemo cyangwa se twarerewemo, twabyirukiyemo. Mutufashe kugira ngo twese nutera imbere kanaka ugatera imbere. Ikindi bintu by'amashyari hagati hirya no hino, ugasanga umuturage umwe afite undi mugenzi we ishyari, umuturage yizamuriye akazu ahise ajya gossiping amagambo cyo. Byaba byiza umenye ibyawe, buri muntu aramutse amenye ibye, urengana akarenganurwa, uri mu makosa agahanwa. Ibyo byose imbyanze, sinanze ko basenyera umuturage, ariko nibura bikorwe mu buryo ki buzima. Ngiye ku ruhande rwanjye rero, numva bagiye gusenyera abaturage ku mpamvu mbese ku mpamvu rusange, nuko bantu bakaganira n'abaturage, amategeko avuga iki ku bijyanye n'ibintu rusange, ibyo twakwitanga ibintu rusange, ndetse no gusobanurira abaturage impamvu zo kwimuka. Mwifata abaturage ngo imuka utabanje kureba ku bushobozi afite.
Ibi rero byari ibitekerezo byanjye bwite nka Jean d'Amour kwihangana. Mukomeze mukore subscribe, tuzajya tugenda tugana ku ngingo zigiye zitandukanye. By'ukuri nzajya mbazanira ingingo kandi nziza. Icyo mbasaba ni comment, niba wumva hari icyo nagukorera ubusesengura, niba wumva bagenzi banjye bafite ama YouTube channel, wumva hari ikintu nagufasha gusesengura, by'ukuri wanyitabaza nta kibazo. Nimero yanjye muraza kuyisanga hasi, ni 0788 4